Bavandimwe nkunda bizera, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Nejejwe no kubana namwe. Muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Kwizera Ildephonse. Umwizera mu itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi rya Nyamirambo. Muri aka kanya tugiye kuganira ku magambo avuga ngo komeza kwizera kwawe. Komeza kwizera kwawe. Dutinde cyane ku ndirimbo ya 350 mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Ni indirimbo zo mu itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi. Iravuga ngo mugenzi komera, oh brother be faithful. Ni indirimbo nziza cyane irimo amagambo buri wese akeneye muri iyi minsi. Mugenzi komera, mugenzi komera, Yesu ari hafi, twamutegereje kera. Igice cya 4 kiratangira ngo mugenzi gihora wihanganye, komeza kwizera kwawe. Iyi ndirimbo reka tuyisome tuyumve neza. Igice cya mbere, mugenzi komera, Yesu ari hafi, twamutegereje kera, tugiye kwitahira iwacu heza, turirimbe ko dutsinze, twihangane twe kumuhemukaho kandi wataduhemukiye. Yatweretse urukundo ruhebuje, nirwo rwatumye adupfira. Mugenzi komera, utegereze umudugudu w'izahabu, wateguriwe abakiranutsi, niho tuzaruhukira. Ihangane, ntabwo tuzagumaha mu buhanya no mu miruho, hari ubwo umwijima uzatamuruka, igitondo gitangaze. Haleluya. Mugenzi komera, dore araje, uwo muremyi wa byose, azanye n'abamarayika benshi, azanye n'ingororano. Ihangane ugeze igihe Umukiza azakubwira aya magambo ngo mugaragu mwiza ukiranuka, igire mu munezero. Mugenzi gihora wihanganye, komeza kwizera kwawe, amarira yawe ahanagurwe maze uzahabwe n'ikamba. Ihangane mwene data, ni koko isezerano rye ni impamo, uzibanirayo n'abakijijwe na Yesu Umukiza wacu. Haleluya. Imigani igice cya 4 umurongo wa 23 na 25. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Boneza amaso imbere yawe, ugumye uhatumbire. Kurinda umutima kuruta ibindi byose birindwa, kuboneza amaso yacu imbere tukahatumbira, bikomeza kwizera kwacu. Mugenzi komeza kwizera kwawe. Uyu munsi komeza kwizera kwawe. Uyu munsi ni igihe turimo, ni indagihe, ni present, ni wakati wa sasa, ni present. Zaburi 118 umurongo wa 24. Uyu ni wo munsi Uwiteka yaremye, turawishimiramo, turawunezererwamo. Uyu ni wo munsi wo gukirizwamo, none n'iteka ryose. Naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Abafilipi 3 umurongo wa 20. Indirimbo y'189, twabuze gakondo muri iyi si, no abiding city here. Igice cya 4 kirimbitse, mutima wanjye reka kuganya, dore igihe Imana yangeneye nicyo cyiza. Nge nkomeza kwiringira ngeze ubwo izampamagara. Igihe Imana yatugeneye nicyo cyiza. Igihe Imana yatugeneye nicyo cyiza, dukwiriye rero kuyikorera. Indirimbo y'189, twabuze gakondo muri iyi si, no abiding city here, ni indirimbo nziza twamaze kubivuga. Ni indirimbo nziza ituma tumenya inshingano yacu
yongera kuduhamagarira kumenya inshingano yacu. Ibyiringiro bituma turwanya umubabaro rero. Ariko yeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana impagakiza. Imana yanjye izanyumvira. Wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, ningwa nzabyuka, ninicara mu mwijima Uwiteka azambera umucyo. Mika igice cya 7 umurongo wa 7 n'uwa 8. Iri ni isomo buri wese akwiriye kuzirikana mu mutima we, cyane cyane muri ibi bihe twugarijwe n'icyorezo cya COVID-19. Ibyiringiro bituma turwanya umubabaro. Ibyiringiro ni ingenzi cyane mu kubaho imibereho yacu dufite ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Ibyiringiro bigomba kubaho ndetse no mu batizera. Abakiri bato bagishakisha imirimo bagomba kwiringira ko bazayibona. Umugenzi wayobye agomba kwiringira ko ari bubone inzira. Abashoramari iyo bahombye bagomba kwiringira ko hari ubwo ibihe bizaba byiza. Kubaho nta byiringiro bigeza umuntu kukumva ntacyo amaze no ku rupfu. Byiringiro ni ingenzi. Ubwo incabwenge imwe y'umutaliyani akaba n'umusizi witwa Dante Alighieri wabayeho mu 1265 kugeza mu 1321, yageragezaga kwerekana uko ikuzimu hameze mu gitabo yise Divine Comedy. Yahimbye igishushanyo kinini cyanditseho ngo, wowe winjiye hano reka ibyiringiro ufite byose. Wowe winjiye hano reka ibyiringiro ufite byose. Maze agishyira ku muryango. Burya igihano kirusha ibindi kuba kibi ni ugutesha umuntu ibyiringiro. Mbese iyo uguye urahaguruka ugakomeza. Hariho benshi bagendana n'ibihe, bagahindurwa n'ibihe. Iyo ibihe ari byiza, ari amahoro, ushobora kubibeshyaho ukagira ngo ni abakristo nyakuri. Nyamara iyo ibihe bihindutse, birundurira mu byaha bakabigotomera, baba babi ndetse cyane. Mbese muri iki gihe wowe uhagaze ute? Mbese ushikamye mu masezerano? Komeza kwizera kwawe. Ningwa nzabyuka. Muri Mika igice cya 7 umurongo wa 8 turasoma amagambo avuga ngo, ningwa nzabyuka. Umunsi umwe nari muri sport jogging mu mihanda myiza ya hano i Kigali i Nyamirambo, maze ngira gutya nitera hejuru by'abasportifu. Nagira ngo ninanure numve meze neza. Reba uko nari meze mu kirere, ndamanuka no hasi. Marayika w'Imana akinga ukuboko maze nkugwaho, sinagira icyomba. Mbese iyo uguye urabyuka ugakomeza urugendo. Mbese iyo uteshutse mu by'umwuka wibuka ko marayika ukomeye agutegeye amaboko. Komeza kwizera kwawe. Ningwa nzabyuka. Ubwo nari nguye mu kanya nk'ako guhumbya, just the twinkling of an eye, nararanganyije amaso, ndeba hepfo, ndeba no haruguru, ndeba hirya, ndeba no hino. Burya mu ijuru hari Imana. Natekereje ko ntawambonye, ndongera ndakataza, kirabugeri ndiruka. Mbese iyo uguye, iyo uteshutse, nta muntu kureba, ubigenza ute? Mbese urahaguruka ugakomeza, cyangwa urakomeza ukiryamira nk'uko abana bajya babigenza iyo baguye? Tugomba gukura mu by'umwuka
komeza kwizera kwawe nshuti. Tujye dukorera Uwiteka. Mbese iyo ucumiye ku Mana ntawe ukureba, utekereza ko mu ijuru hari Imana ireba ahiherereye? Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. Ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Yosuwa 24 umurongo wa 15. Turi umunyu w'isi. Hari ikintu nigeze kumva nkeneye kuzabaza ndetse kugira ngo nsobanukirwe. Nzabaza neza ngo iyo uvanze amazi y'akazuyazi n'umunyu bitera iseseme, umuntu yaruka? Namwe mbahaye uwo mukoro. Ariko se bite n'ijambo ry'Imana? Muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Matayo 5 umurongo wa 13. Dukwiriye guhinduka rero. Nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Ibyahishuwe 3 umurongo wa 15. Nyamara benshi muri iki gihe baracogoye. Benshi baracogoye muri iyi minsi. Birababaje. Ntibakiri ibisonga bikiranuka. Mwibuke indirimbo ngo mugenzi komera, be faithful, ujye ukiranuka. Nyamara mwene Dawidi umubwiriza w'umuhanga aratubwira ati, umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorane umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 10. Komeza kwizera. Mbese ntiwafata icyemezo nk'icya Dawidi? Yaravuze ati, naho intambara yambaho no muri yo nzakomeza umutima. Haleluya. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Zaburi igice cya 27 umurongo wa 3 n'uwa 4. Kwiringira ni ingenzi cyane. Kureba ejo hazaza ufite ibyiringiro ni ingenzi cyane. Twihangane, twe guhemuka kuri Yesu kandi wataduhemukiye. Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Abefeso 3 umurongo wa 20. Niko byagendekeye wa mugore Yesu yakijije. Luka igice cya 8 umurongo wa 48 haranditse ngo, hari amagambo avuga ngo, Yesu aramubwira ati, mwana wanjye kwizera kwawe kuragukijije. Underline cyakarongo ku ijambo kwizera. Kwizera kwawe kuragukijije. Yarakize kandi ibirenze ibyo asaba abwirwa ko ari umwana w'Imana. Shuti, ntugahweme gusenga, ntugahweme gusaba. Pray unceasingly. Komeza kwizera kwawe. Mwana wanjye, burya rero turi abana b'Imana. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 2. Dukwiriye gushikama mu masezerano. Nta mpamvu yo kurekura. Sinzamurekura Yesu we wumva n'amarenga y'injiji. Tegereza Uwiteka, shikama. Tegereza igishya mu mibereho yawe. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere
bagurukishe amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Yesaya igice cya 40 umurongo wa 31. Komeza kwizera. Ibya kera ntimubyibuke, kandi ibyashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, mpembeshe imigezi mu kidaturwa. Yesaya 43 umurongo wa 18 n'uwa 19. Shikama. Yesaya 26 umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo, ugushikamijeho umutima uzamurinda aba amahoro masa, kuko akwiringiye. Mujye mwiringira umwami iminsi yose. Amena. Dusenge. Mana yacu, Data mwiza, urakoze kubw'ijambo ryawe. Turizeye udukize kutizera. Pfumbatura igipfunsi cyawe, uduhaze kugira neza kwinshi. Kandi Yesu we, turagutegereje ngo wa munsi nugera uzaze utwijyanire mu bwami bwawe. Tubisabye